Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibe byiza, mbifurize kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugenda mu natwe abadukuje mu Rwanda bari majyepfo amajyaruguru y'Uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese nizire ko mukomeje kugubwa neza, mwese nizire ko ibintu ari neza cyane. Hanyuma rero n'amakuru menshi yanditswe mu itangazamakuru bitandukanye, rero niyo tugenda tukuzana twe tugakusanya tukakubwira uko byifashe. Niyo mpamvu tunakubwira ngo niba utarakanda subscribe kuri Trend Nova TV ndetse kandi utarakanda na follow, umenya ko hari ibintu byinshi iwa acitswe. Menya ko ndaza kwerekeza mu karere ka Nyanza nkakubwira ko wigeze gufungirwa jenoside yatawe muri yombi akekwaho ingengabitekerezo yayo, aho n'umugabo w'imyaka igera kuri 57 ndaza kubikubwira. Ndaza kubwira kandi muri Mozambique ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'inshuti kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, aho naho ndaza kubikubwira. Ndaza no kubwira ko kandi tuvugana Bangladesh yasohoye impapuro zo gufata cyangwa zo guta muri yombi umudeputekazi wo mu gihugu cy'Ubwongereza. Izo ni ingingo nimujye kuri tuze n'amakuru yacu ku buryo burambuye. Twitwa Trend Nova TV kuri Facebook, kuri YouTube ndetse na X, hose niko twitwa. Mbahaye ikaze. Reka amakuru kandi tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda. Ngubwire ko mu karere ka Nyanza ni mu ntara y'Amajyepfo wigeze gufungirwa jenoside yatawe muri yombi akekwa ingengabitekerezo yayo. Umugabo w'imyaka 57 wo mu karere ka Nyanza yatawe muri yombi akekwaho icyaha cy'ingengabitekerezo jenoside nyuma yo kubwira umwana w'imyaka 17 yo ko yamutema ndetse akamujugunya mu mugezi wa Mwongo kuko yabikoze muri jenoside. Mu gihe kandi uyu mugabo utuye mu murenge wa Nyagisozi ho mu kagari ka Rurangazi mudugudu wa bikekwa ko yavuze kandi aya magambo harimo ingengabitekerezo jenoside ku itariki 7 Mata mu mwaka wa 2025. Mu gihe kandi kugeza ubu yabwiye umwana ko yamutema ndetse akamujugunya mu mugezi wa Mwogo niko yabikoze uwitwa Makabuza wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ni mu gihe kandi kugeza ubu uwo mwana ababyeyi be barokotse jenoside. Niyo makuru nahita nkubwira. None kandi umuyobozi w'akarere ka Nyanza yitwa Ntazinda Erasme yabwiye igitangazamakuru igihe ko none ngo uyu muturage akimara kubivuga ngo abayobozi b'isibo batuyemo bashatse kubunga ndetse banamuca ikiro. Bashatse kubunga nyine bamubwira ko ibyo yakoze bikwa kundi bajya bunga abantu, hanyuma ngo bakanamuca ikiro, ariko ntiyagitanga bituma uwo mwana ajya kumureka ku kagari, maze amakuru ahita amenyekana bamuta muri yombi ku itariki 11 Mata umwaka wa 2025. Yavuze ati urwego rw'igihugu rw'Inyacyaro RIB station ya Nyagisozi rwatangiye kumukoraho iperereza ndetse no gukora dosiye. RIB kandi itangaza ko dosiye 82 zabakurikiranyweho ibyaha birimo ingengabitekerezo ya jenoside n'ivango ndetse no gukurura amacakubiri arizo yakiriye mu cyumweru cyo kwibuka. Hanyuma kandi munyemerere nihute njye kuri iyi nkuru yindi ivuga ko Mozambique ingabo z'u Rwanda muri Mozambique hamwe n'inzego z'umutekano za Mozambique n'inshuti z'u Rwanda bibutse ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Mu gihe kandi imihango yo kwibuka yabereye mu mujyi wa Muchimbowa ndetse na De Praia. Ni mu gihe kandi kugeza ubu umuyobozi w'akarere ka Muchimbowa Da Praia yitwa Sergio Cipriano wavuze mu izina rya guverinoma ya Mozambique, yavuze ko ibyabereye mu Rwanda bigomba kuba isomo ku isi yose kandi bitagomba kongera kubaho ahandi. Yashimiye kandi abashinzwe umutekano b'u Rwanda ku bwitange ndetse kandi bagize mu kuzana umutekano ndetse no kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Mu ijambo kandi ry'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda Major General Emmy Karuvusha yavuze ko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 yaturutse ku bitekerezo by'amacakubiri ishingiye ku moko yatangijwe n'abakoloni b'Ababiligi ndetse kandi babikuye mu byiciro by'imibereho byariho icyo gihe ndetse kandi n'amoko yashyigikiwe na guverinoma ya nyuma ya gikoloni. Yongeyeho kandi ingabo z'u Rwanda Patriotic Army cyangwa se RPA y'inkotanyi zarwaniye ku kubohoza abanyarwanda bicwaga kandi bahagarika jenoside mu gihe amahanga yananiwe kugira icyo akora mu gihe abanyarwanda bari bakeneye cyane kurindwa. Ibikije kandi kabaraho bari abanyarwanda bakomeje amahoro umwe n'umudendezo kugira ngo nyine barebe ko ibyabaye mu mwaka wa 1994 bitazongera ukundi. Kwibuka ntabwo kandi hari uguha icyubahiro ubuzima bw'abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi gusa, ahubwo binashimangira ko u Rwanda rwiyemeje gukumira jenoside ndetse no guteza imbere amahoro binyuze mu bikorwa byo kubungabunga amahoro by'umuryango w'abibumbye ndetse no ku
no mu butumwa buva mu masezerano y'igihugu n'ikindi. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru Bangladesh yasohoye impapuro zo guta muri yombi umudeputekazi wo mu Bwongereza. Wakibaza ngo ese haba iki no kubera iki bamutaye muri yombi? Hanyuma kandi icyo ngusaba no gukurikira ubundi ugakomeza wumva inkuru kimwe ku kindi. Reka mpite nkubwira ko tuvugana ko byatangajwe mu itangazamakuru bitandukanye no ku rukiko rwo muri Bangladesh rurasaba ifatwa rya Tulip Siddique w'umwisengeneza wa Sheikh Hasina wahoze ari minisitiri w'intebe wa Bangladesh wirukanwe ku butegetsi. Uyu kandi mu gushakwa mu kazi yakoraga mbere wari ushinzwe kurwanya ruswa ku masoko y'imari ndetse kandi ashinjwa icyaha cya ruswa n'ubundi nicyo akomeje gukurikiranwaho cyangwa se nicyo navuga ngo izi mpapuro zo kumuta muri yombi icyaje gitagatinga. Ni mu gihe kandi kugeza ubu uyu mudeputekazi mu Bwongereza ufitanye isano n'uwari minisitiri w'intebe wa Bangladesh Sheikh Hasina yahakanye ibyo ashinjwa nyuma y'uko kandi umucamanza Idaka asohoye icyemezo cyo kumuta muri yombi ku byaha bya ruswa. Tulip kandi Siddique w'imyaka 42 umudepite w'ishyaka ry'abakozi mu Bwongereza ashinjwa kwakira ikibanza mu buryo butemewe n'amategeko mu mushinga wa leta w'umujyi hafi ya Dhaka umurwa mukuru wa Bangladesh. Beze kandi yasubiyemo babunganizi nyine b'uyu mudepite bavuga ko ibirego Siddique haregwa bishingiye kuri politiki nk'uko nyine byanavuzwe na Bangladesh uwami regi ya Hasina kandi nyirasenge wa Siddique yirukanwe ku butegetsi ndetse umwaka ushize umumyigaragambyo kandi rusange nyuma y'imyaka 15 ku buyobozi. Kuri ubu kandi Hasina aba mu buhungiro mu Buhinde. Ni mu gihe kandi kugeza ubu amakuru ahari akomeza avuga ko ibirego byinshi bya ruswa byo bikomeje kuba avugwa. Komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa muri Bangladesh ACC iri gukora iperereza ku birego byinshi bya ruswa bishinja uyu Siddique n'umuryango we. Nk'uko bitangazamakuru byabo kandi bitangaza icyemezo cyo kumuta muri yombi cyatanzwe ku cyumweru kijyanye n'ibirego bivuga ko nyine uyu Siddique yakiriye mu buryo butemewe ubutaka bwa metero kare 637 hafi ya Dhaka. Ikinyamakuru Prothom kandi aro cyatangaje ko uyu Siddique yavuzwe mu cyemezo cyo kumuta muri yombi hamwe n'abandi barenga 50 barimo nyina Sheikh Rehena ndetse na musaza we Radwan Siddique. Yazwe kandi mu kuza mu rindi perereza ryakozwe kuri Hasina ko bivuga ko uyu muryango nyine wa Siddique wagize uruhare mu kugirana amasezerano n'Uburusiya mu mwaka wa 2013 ndetse yo kubaka uruganda rutunganya ingufu za nucleaire muri Bangladesh, aho bivuga ko nyine amafaranga menshi yanyerejwe mu buryo ubutazwi. Ni mu gihe kandi kugeza ubu muri Mutarama Siddique yeguye ku mirimo ye nyuma yo kuba umunyamabanga ushinzwe ubukungu muri isabukuru ya leta cyangwa se isanduku ya leta y'Ubwongereza nyuma y'iperereza ku isano afitanye n'ubutegetsi bwa nyirasenge ryakorwaga n'umujyanama minisitiri w'intebe mu Bwongereza yitwaga Morie Magnus, nibyo byakomeje kumugendaho. Ni mu gihe kandi kugeza mu yandi makuru muri Uganda umuhanzi bamumennye umutwe azira gusebya Bob Wine. Umuhanzi w'umunya-Uganda Ariel Skin yajyanwe mu bitaro nyuma yo gukubitwa ndetse n'itsinda ry'abantu benshi mu karere ndetse kandi ka Iganga aho bamukomerekeje bikabije ku mutwe. Ibi byabaye kandi mu iperereza ku cyumweru gishize ubwo nyuma yuko yari asoje igitaramo cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore cyabereye ku ishuri ribanza rya Iganga Municipal Primary School iherereye mu karere ka Iganga. Amajwi kandi yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umuhanzi uzwi cyane ku izina rya Frangone Forest Boys yaterwa n'abantu kandi bakekwaho kuba barakajwe cyane nuko yasebeje mu ruhame umuyobozi wa NUP cyangwa se Bob Wine. Bivuga kandi abakubise uyu muhanzi ari batarishimiye uburyo nyine agenda asebya Bob Wine ahantu henshi ndetse aba yakoreye ibitaramo bye cyangwa se aba yasohokeye. Ubwo kandi yararaho muri ako gace aba batishimiye amagambo y'uyu muhanzi ndetse kandi bateraguye amabuye ku modoka y'uyu muhanzi ndetse kandi nuko maze biza kumuviramo gukomereka cyane ku mutwe cyane ko ndetse no ku gahanga. Uwitwa Ariel Skin kandi yahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo nyine yitabweho mu gihe abashinzwe umutekano batangije iperereza kuri iki gikorwa cy'urugomo uyu muhanzi w'umunya-Uganda yakomeje gukorerwa n'abantu kugeza uyu munsi utamenya ngo ninde kubera ko bisa n'ibyabereye mu ruhame.
hanyuma reka bashimire cyane inshuti bakunzi mugenda mu natwe amakuru yo aracyakomeje 5/5 kuri Trend Nova TV. Na nkunda kubabwira ngo nugira amahirwe ukagwa ku nkuru yacu yo kuri Trend Nova TV, nugira amahirwe wicekwa n'iyi nkuru wowe hita ukanda subscribe kugira ngo izindi nkuru zose tuzadukora uzajye wa mbere mubo agiraho. Nudakanda subscribe, just there is many things you will be miss. Niba udashaka kuzabihomba rero hita ugaruka hano ubundi ujye ubona amakuru tugutegurira neza cyane 5/5. Ndabashimiye neza cyane 5/5.